yari amakuru mashya amaze gutangazwa. Ubu ngubu abantu banduye iki cyorezo mu Rwanda bamaze kuba barindwi. Waba ugiye gusura inshuti yawe muri apartment hiba, waba ugiye mu isoko rusange uba ugomba gupimwa. Ahantu hose ugiye, waba ugiye muri taxi, umutaximene agomba kugupima. Aho ubuzima bwagarutse ni mu mujyi wa Gwanzo gusa se? Ntago ari Gwanzo gusa, ntago ari Gwanzo gusa. Nka za Shengeni tujye aho bitazafasha, ni ubwo ndimo ndavuga muri Gwandong. Aho bitazadongwa ni inganda zo zatangiye kera zikora, inganda zo zatangiye akazi kera, kereka amasoko rusange. Amasoko rusange niyo ari gufungura ubu ngubu, ariko abantu bafite amashopu yihariye atari amasoko rusange yo yatangiye gukora kuva mbere hashize nka 2 weeks 3 weeks kuva ubwo duheruka kuvugana. Amaduka amwe namwe yarakoraga, abantu bikorera ku biti byabo, ariko amasoko rusange yo yaragifunze. Ubu nibwo arimo afungura, izi saha nibwo ari gufungura. None umubare w'abandura uhagaze gute? Umubare w'abanduye umubare w'abandura kuri ubu ngubu mu by'ukuri kuri iki gihe bari kuvuga ko nta bandura cyane, ariko nta nubwo bigitangazwa nka mbere nk'uko byavugwaga, ku buryo wenda tuba dufitemo n'ikibazo wenda ko dushobora kuba tubihishwa nk'abanyamahanga ntitumenye ukuri 100% ko kumeze. Ariko ntago iki gihugu ukuntu cyarwanyije ibi bibazo, ntago bashobora kuba batabigaragaza 100%, ariko iyo urebye n'Abashinwa n'inshuti tuba dufite n'uburyo muganira, sometimes banagenda mu nzira batambaye maske, ayifite ariko akayivanaho, bikwereka ko afite icyizere cy'uko hari ikintu kigaragara ko government y'ahangari iri gukora. None nkawe uri mu Bushinwa kuri ubu ngubu, imibare y'abandura ni mike cyane nk'uko byari bimeze icyorezo cy'icyaduka, ahubwo uri gusanga noneho abandura bari kugaragara mu bindi bihugu byo hanze, mu bindi bihugu by'amahanga kuruta aho mu Bushinwa cyatangiriye. Niki Ubushinwa bwakoze mu gukumira icyorezo ku buryo gisa naho cyagabanyije umurego cyari gifite? Mu by'ukuri ikintu nabonye guturuka bagitangaza umunsi wa mbere, njyewe mfite inshuti nyinshi nakoreye mu mujyi wa Wuhan muri 2017, mfite abana benshi bigayo b'inshuti zanjye, mvugana nabo bariyo n'izi saha baba bambwira amakuru uko ameze. Ariko biriya bigitangira, kuko ndibuka inshuti yanjye yarampamagaye aramubwira ngo Olivier, ubu izi saha turi mu nzu ntizishobora gusohoka, twe Rwanda tutazi ibyo ari byo, iki cyorezo kitaranatangira kumenyekana. Amwe ati turi mu nzu, banze ko dusohoka, bateye umuti ngo tugomba kuguma mu nzu ntitwajya hanze. Ndibuka icyo cyorezo kigera hano muri Gwanju, baravuze ngo uturuka saa 10 kugeza saa 10 na saa 9 nta muntu wemerewe gusohoka hanze z'ijoro. Indege iri gutera umuti mu kirere kubera ko hari icyorezo cyateye. Noneho ubwicyo ntabwo washobora kuko hano ibintu byose ni igishinwa. Ibintu byose ni igishinwa, icyongereza niyo kire kugiye muri business bisanzwe, ariko ibintu byose ni igishinwa. Rero umuntu utazi igishinwa ntabwo ashobora kumenya ngo bimeze gute. Icyo gihe rero bivuga ngo bari bari guproteje igihugu cyabo. Guturuka icyo gihe bahise badutegeka kuba twaguma mu nzu, kudasohoka hanze pe. Twabaye mu nzu, tuba mu nzu ubudasohoka, ku buryo n'ubu nibaza nkavuga ngo nko mu bihugu byacu bya Afurika n'ubushobozi buke dufite, umuntu azicara mu nzu kwezi kose adasohoka hanze, adakora, mbega kumva biragoye. Twabaye icyo gihe cyose mu nzu, udasohoka, udakora muvoma n'imwe, tufite n'ubwoba kuko leta zaziba zishyiraho igitsure, zifite imbaraga ku buryo niba bavuze ngo iki kiba kigomba gukorwa. Twabaye icyo gihe cyose mu nzu, ukagenda ukajya guhaha, ukaza mu nzu yawe ukagenda wambaye maske, abana ari babiri mu nzira za metro n'ibiki byose, ubonamo umuntu umwe, ukajya muri metro uri muri wenyine, nta muntu ushobora kumuvinga uko abonye kose, ku buryo niyo wasohokaga hanze utambaye maske baragufataga abapolisi baragukubitaga, bakaba banagutwara bakakujyana kuri polisi, ku buryo maske yari itegeko.
bakoze imbaraga zishoboka zibaho kugezana n'izi saha buri munsi even n'uyu munsi polisi yaje mu nzu wanjye baraza kuko n'abantu bose bari kwinjira iyo uje ntago bashobora gutuma uba muri apartment yawe wari usanzwe umamo arabo babiri inshuti zanjye baje baba aho nari nsanzwe mba ariko banze ko baba muri apartment mbamo babajyana muri hoteli uburyo bari bubakurikirana iminsi 14. Icyo nicyo nangiye kukubaza ubu ngubu biragaragara ko hari intambwe imaze guterwa mu gihugu cy'Ubushinwa mu guhangana n'iki cyorezo ku buryo kitagikanganya nk'uko byari bimeze mbere, imibare yaragabanutse cyane. Ubu ngubu abinjira aho mu Bushinwa baturutse mu bindi bihugu biri kugenda bite cyangwa nta bihugu byashyizwe hari ibihugu byashyizwe ku rutonde harimo Ubutaliyani, harimo Amerika, harimo ibihugu bya Aziya bimwe, Japan, harimo Korea n'ibihugu byinshi. Urutonde rugaragara ni ibihugu 14 ariko ibihugu bya Afurika nta bihugu nabonyemo birimo. Bavuga ko ni itegeko kuba warigize ukora transit igera muri icyo gihugu byibura indege ikaza ikanyura wenda nka hehe igihugu runaka ikagaruka ikaza ikajya mu Bushinwa, ntabwo ushobora gupfa kwinjira gutyo. Wenda baragufata bakagushyira ahantu bakagukurikirana bakamenya ko nta kibazo kindi ufite mu minsi ingana na 14 kuko nibwo baba bamenye ngo ufite uburwayi cyangwa ntabwo bufite, kuko ntabwo ari bwa burwayi nk'uko nabibabwiye mbere y'igihe. Ntabwo ushobora gupima umuntu temperature ako kanya ngo umenye ngo uyu muntu afite uburwayi, kuko ushobora kuba nanduye aka kanya nkaba ndi kwanduza abandi bantu. Umuntu umuye nawe niba nanduye aka kanya umuntu umuye nawe nshobora kumwanduza, ariko ntabwo wabimbonaho, nta nubwo ushobora kumbonaho ikimenyetso. Yumva ntabwo ari ikintu, ntabwo byoroshye mu by'ukuri. Ni ibintu bisaba ngo twitondere dushobore n'ubundi mo ndatekereza nkabanze se niba igihugu cyanjye iki cyorezo cyahageze ubu kweri turabyifatamo gute. Gusa ni ibintu tugomba gutekereza tukaba twamenya uburyo tubyirinda kuko hari aho byabanjirije. Bisobanuye ko umuntu wese winjiye mu Bushinwa turutse hanze bamupima. Umuntu wese winjiye mu Bushinwa nk'ubu nk'abari kwinjira ubu ibaze ko binjiye 2 days ago before yesterday bahise babashyira uyu munsi narindi kumwe nabo babakrasa babavana kuko baje bahitira muri apartment yabo, ni inzu yabo bari basanzwe babamo, bahise babashyira ahandi hantu mu yindi hoteli. Bakurikiranwa na dogiteri mu minsi ingana 14 nyine bamenye niba ari bazima neza cyangwa batitaye ngo igihugu bavuyemo kirimo ikibazo cyangwa ntabwo kirimo. Umuntu wese uri kwinjira ubu agomba kumara iminsi 14 ahantu akurikiranwa. Yaba ari inzu yawe ubamo baragukurikirana mu nzu yawe, ariko urumva abo bana bavanyaho bari basanzwe babashyira muri hoteli bari bubakurikiraniremo. Ni hoteli irimo kwakira wenda bakekwaho icyo cyorezo. Special ntago baba babakekaho ariko ntago baba babizeye. Mu buryo mbona ni uburyo bwo kurinda abaturage babo cyangwa no kurinda igihugu mu by'ukuri. Izo ngamba warukomojeho usanga arizo zatanze umusaruro ku rwego rwo hejuru? Zatanze umusaruro kuko uko iki cyorezo cyatangiye nta muntu uba ukiriho mu Bushinwa. Bafunze nka Hubei province, kumva n'ubu niyo baje muri hoteli barakubaza ngo wigeze ugera muri Hubei. Iyo ugiye kuri immigration barakubaza ngo wigeze ugera muri Hubei. Hubei barayifunze nta muntu. Nk'ubu ngubu mu mujyi wa Gwanjo harimo abashoferi benshi ba Hubei, ariko abo bashoferi bose nibo batwaraga abantu mu masoko, nibo bagira gute, ariko abo bose bamwe ni inshuti zanjye, bamwe turaziranye, tuba tunandikirana bambwira ati ntidushobora kuva aha ngaha tutarahabwa uburenganzira. Hubei province umuturage wese uyirimo ntashobora kuyisohokamo. N'ubu niko bimeze, n'ubu niko kimeze. Nta muntu ushobora kuva muri Hubei ngo abe yajya mu wundi mujyi cyangwa nta na train ishobora kujya muri Hubei, nta ndege ishobora kugwa Hubei. Nuko bimeze. Gusa bo barakurikiranwa, hari imodoka zishinzwe kujyayo zibashyiriye ibyo kurya n'ibiki, ariko ntago
nta muvoma yindi y'umuntu wasohoka cyangwa wakwinjirayo gutyo hari ababishinzwe bashobora kujyayo. ubona gute uburyo abaturage aho mu Bushinwa bubahirije inama bagirwaga? Mu by'ukuri nabo urumva muri wese yari afite ubwoba, buri wese yatekerezaga ubuzima bwe, even buri umwe natwe wari urumva nkanjye nayo ifite indege yagomba kungarura ikansoringa nyine ingendo zayo sinaba nyije, ndavuga ati ntahandi ni wese reka nyine ngumanga ko nta bundi buryo, ariko numvaga nava ahangaha kuko nayo ifite ubwoba. Nagomba gukurikiza amategeko kugira ngo mbeho. Buri wese rero yakunze ubuzima bwe kuko uyu muntu wese yumvaga afite ubwoba. N'Abashinwa kugezana n'izi saha niyo wajya mu mashopu uba wambaye mask uvugana n'umuntu ari hariya nawe uri hariya, nabyo kwegerana nabyiki ukabaza ibyo ushaka n'iki. Uko bigaragara gwanjye ubona ibisanzwe ubu ngubu kampani zirimo zirakora shipinga, amafactory inganda ziri gukora, abacuruzi bamwe na bamwe batarafungura banakora online, iyo ufite contact uramwandikira akaba yaguha product umugabo gutyo. Ariko mask no kuba wenda twakaraba intoki bisanzwe, kuba mu nzu ufite alcohol ziri gukoreshwa kugira ngo wice virus, sometimes ukaba ugendana na bag ukaba uyifite ku buryo ko usuzanya n'abantu ukora ku bintu bitandukanye, ugomba kuba wayitera kugira ngo wice microbe zo kugira ngo ube wayigeza mu myanya mu mazuru, ku munwa, kuba wakwikora mu maso, ibintu nk'ibyo ngibyo. Usanga wenda ari nk'ibindi bihugu byakora igihe ikintu ibindi bihugu icyo navuga ni ukwirinda cyane. Kuri airport niho hantu hambere ho kurindira kuko n'iki cyorezo cyinjirira. Nkaba numva ko umuntu wese wakwinjira aturutse ahantu mu gihugu gikekwa ko icyo kintu yakagombye gukurikiranwa bikomeye. Byanashoboka n'indege zishoboka ziturutse mu bihugu birimo ikibazo zikaba zakwirindwa mu buryo bwo kwirinda ikibazo, kuko niba uvuze ngo iki gihugu kirimo icyorezo, indege iraje ivuye muri icyo gihugu iguye aho ngaho, ntabwo uri bushobore gupima umuntu ako kanya, kuko niba avuye aho cyangwa yahuye n'umuntu mu ndege uyanduye, ntabwo uri bumupime ukoresheje iyi temperature measure cyangwa kariya gapima temperature ngo umupime ngo umenye ngo ubushyuhe afite icyorezo, kuko ako kanya ntabwo uri buhite ubibona. Kandi ntabwo wafata abantu bose bavuye mu ndege ngo uvuge ngo urabashyira ahantu, ni ibintu bigoye, ni ibintu byo gutekerezaho. Cyangwa se ubwo igihugu kirakurikirana umuntu wese winjiye mu gihugu, amenya aho ashyikiye, bamukurikiranira ahari iyo minsi 14. Nicyo cyifuzo natanga ku gihugu, umuntu wese uvuye mu gihugu kidasanzwe kirimo icyorezo, kuba bamukurikirana kugeza destination y'ahantu agiye, iwe mu rugo agiye kuba hehe, bamukurikirane iyo minsi 14 bamenye ikibazo afite. Ariko uwo muntu niba adashyizwe ahantu hihariwe azanduza abandi bantu. Njye mbona mbega ntabwo navuga, sinzi uburyo nabivuga, murumva ntibyoroshye. Olivier Mugabo uri Gwanzu mu Bushinwa, reka ngushimire cyane, urakoze. Yego murakoze namwe. Ndifuriza abanyarwanda bose kwirinda bishoboka, kwambara mask no gukaraba intoki no kuba bakoresha imiti ibonetse, bakaba ni alcohol just yica microbe bisanzwe nta bindi. Urakoze cyane Olivier Mugabo, twavuganaga uraho Igwanzu mu gihugu cy'Ubushinwa. Babyumvire ko ingamba zagiye zikazwa 2020 aturutse mu Budage anyuze ku kibuga cy'indege cya Istanbul muri Turkiya, kandi utari wagaragaje ibimenyetso yaje kugira inkorora mazi yagana kwa muganga ku itariki 15 Werurwe 2020. Abo barwayi bose barimo kuvurirwa ahantu habugenewe, hanashakishijwe abantu bose bahuye nabo kugira ngo nabo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Abaturarwanda bose rero barasabwa gukomeza kwitwararika bakurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, hibandwa cyane ku gukaraba intoki
kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi no kwirinda ingendo zitari ngombwa. Minisiteri y'ubuzima iributsa kandi ko udupfukamunwa tudatuma umuntu atandura coronavirus, tukaba ari utwo gukoreshwa gusa n'abari kwita ku barwayi. Igihe cy'ibyumweru 2 cy'ifungwa ry'amashuri n'insengero gishobora kongerwa bitewe n'uko icyorezo kigenda gifata intera. Ibimenyetso by'ingenzi bya coronavirus ni inkorora, guhumeka bigoranye n'umuriro. Umuntu wese ugaragaza ibimenyetso asabwe kwihutira guhamagara umurongo utishyurwa 114 cyangwa akitabaza umujyanama w'ubuzima umwegereye, nk'uko Minisiteri y'ubuzima ibitangaje kuri iki cyorezo rero cya coronavirus. Akaba yari amakuru mashya amaze gutangazwa. Ubu ngubu abantu banduye iki cyorezo mu Rwanda bamaze kuba 7.